namubonye mushaka mwana wa mama mutera agahinda, ntabwo nzibagirwa iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Namubonye mushaka mwana wa mama mutera agahinda. yewe niba bantakiye ariko banze neza bantaje biterwa no kwifuza kunyita. Ndi umukinnyi w'amafilime ariko nkabandi n'umukomedi mu buzima busanzwe. Abantu benshi bamaze kumenya ni Kibi Rwanda Africa rimwe, cyangwa se ukabyita uko bishaka. Bamwe njye numva bavuga ngo ugomba kubisokoza uko byogoshe, ariko siko biri. Mu gahinda kenshi cyane, cyangwa se nk'ako umuntu uri mu kiriyo. Uwo yari Riderman wabivuze avuga ngo ndi igisumizi, ngo ishyamba rya Mont Kigali niho nakuriye, niho ibitembo bye byose yabirangirizaga. Muri aka kanya rero njyewe nk'umukinnyi wa filime ariko nk'abandi n'umuhanzi mu buzima busanzwe, mba mfite stories zigiye zitandukanye kandi nyinshi kandi zikora ku mitima y'abantu. Nzi ko nimba warankurikiranye wagize umugisha, wagize amahirwe yo kuba warankurikiranye. By the way, ntabwo ari ubwa mbere mbonye kuri zino mikoro utaza kwibaza ngo ariko uyu muhungu noneho twakiriye kuri zino mikoro cyangwa se kuri zino kamera ni muntu ki, ni bwoko ki. Nzi ko mwankunze mu mafilime agiye atandukanye, mukagenda mumbona mu bintu bigiye bitandukanye ku ma TikTok cyangwa se kuri YouTube channel. Ariko uyu munsi rero ku gacano kanjye noneho nzanye ibindi bigira biti. Mwarakoze cyane, reka mbanze mbashimire vema ba diaspora abanyarwanda kubw'urukundo mwanyeretse umurava mwinshi cyane. Nanjye rero nta kintu nshobora kuba nabima kuko namwe mwampaye ibyo mwari mufite. Uyu munsi ndabizi ko mukinkunda kandi n'ubundi nzakomeza kubakunda nk'uko namwe mwakomeje kunyereka ko munkunda. Imyaka ibaye 10 ndi muri kino gisate cya music, ariko imyaka 7 ndi mu gisate cya sinema. Muri sinema nagiriyemo amahirwe menshi cyane ntigeze mbonera mu muziki. Nkimara kugera muri sinema, ikintu cya mbere naje kubona rwari urukundo rw'abantu bankunze cyane. Ariko umuziki ikintu wamaye kugirana ibibazo n'abaproducer. Ibintu bibiri bitandukanye byagiye biranga kariyeri zanjye. Nagiye muri sinema, ndangije nunguka abantu, ndangije nunguka amafaranga, ndangije nunguka izina. Ibyo byose nabikuye muri industry ya sinema. Ariko nkikora music igihe nyimazemo, ikintu byankuruye ko ari ukwangana n'abaproducer, nkababona nk'abanzi banjye. Ariko nkimara guhindura kariyeri nkavuga ni ahangaha nshobora kuba narayobye talent yanjye, nkasobanukirwa talent yanjye. Nahise mbona imigisha myinshi cyane, amarembo yahise afunguka ku rundi rwego ntatekerezaga. Byari umugisha rero. Ntabwo nzi yuko ntashobora kuba nahagarara ahangaha uyu munsi ngo mbe ndi umwe muri abandi batashimira Imana kuko yarakoze. Ibi yarabimpaye kandi ngomba kubibyaza umusaruro. Yampaye abantu bankunda kandi nzi ko n'ubundi muzakomeza mukankunda, mugakomeza mukanyereka urukundo. N'ubundi ntabwo muzamva kuko ibyiza mfite nibyo byinshi cyane mutegereje. Bibaza ngo hari icyo natanze ariko hari icyo ntaratanga. Muri gahunda yanjye ihari niyo gukora projet ikaba nini cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ikanarenga igihugu cy'u Rwanda, ikaba projet yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ngo bimwe mwamaze kubibona ibikombe tumaze gutwara hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri sinema. Ababizi barabizi, amafilime tumaze gukina ngira ngo bwayabereka aho turi kugana. Ntabwo
tukiri abakinnyi bo kuvuga ngo iwacu ni hano mu Rwanda, ahubwo turi abakinnyi bo kuvuga ngo nzagera Hollywood bigenze bite. Ariko nabwo ntabwo kuzajya Hollywood ari ibintu bizizana, ni ibintu umuntu agomba kurwanira, ni ibintu umuntu agomba guharanira, ariko twamaze kumenya uburyo tuzabirwaniramo, ahubwo igisigaye ni uko Imana ibaha umugisha. Niyo mpamvu hari igihe kimwe njya mfata umunsi wanjye nkajya mu rusengero nkapfukama nkabwira Imana ngo warakoze cyane kumpa impano, warangiza ukampa n'abantu bo kuyikunda. Yansabye imyaka myinshi, binsaba igihe kinini, binsaba no kwihangana. Iyo hatazabamo kuba kwihangana, ntabwo uyu munsi nakabaye kuba nyikora industry ya sinema. Nahuye n'abacantege benshi cyane bakambwira ngo ibi bintu uri gukora ntabwo bizakunda, ntabwo bizagwira, ariko muri Imana ko byakunze kandi nkaba mbibona, kandi mukamunyereka urukundo rwanyu. Ariko mbere na mbere reka mbanze nshimira aba diaspora muri nkoramutima z'Abanyarwanda. Mwe bantu ba mbere mukunda ibihangano by'iwanyu kurenza uko abo mwasize iwanyu mu Rwanda bakunda ibihangano by'iwabo. Njya mbibona ibitaramo by'abadiaspora n'ibitaramo by'Abanyarwanda uba usanga bitandukanye cyane. Nuko tutagira yenda amahirwe twese ngo tuze tubataramire, tubahe show, tubahe ibyishimo, ariko ubundi mukwiye ibyishimo kuko ni mwe nkoramutima zacu, ni namwe mugerageza kudusapotinga mu byo dukora bya buri munsi. Rero aho mukora Imana ijya ibahereza umugisha. Hari umuntu wanditse akandiko arambaza ngo ese Kibi wageze ubundi muri ino sinema gute, wagezemo ryari? Ariko nabisobanuye, amazemo imyaka 7, imyaka 7 irimo ishyira imyaka 8 nkora sinema. Ikindi kintu yambajije ngo ese Kibi ugira umugore? Namusubije ngo nta mugore ngira, ariko ndi hafi yo kuzamushaka nubwo ntaramubona. Undi muntu wambajije ikibazo yambajije ngo ese Kibi by'ukuri ari umukobwa ukina sinema ari n'umukobwa udakina sinema, ninde wifuza ko yakubera mama w'abana bawe? Namusubiza namubwira ngo aka kanya ntabwo ndamenya amahitamo yanjye, kubera ko ntabwo ndabona uwo nifuza. Ashobora kuzaba uwo muri sinema cyangwa se ntaba uwo muri sinema, byose birashoboka. Ariko ubundi njyewe nkoresheje amarangamutima yanjye, numva ko ndamutse nshatse umukobwa utari muri sinema wifitiye ibindi bintu akora ku ruhande, ko byaba ari akarusho. Ashobora kuba akora business runaka yikorera, cyangwa se akaba akora kandi kazi kaba ko muri leta, simbizi. Ikindi nagomba gusubiza bambajije ngo ariko se Kibi ubundi ngo wize amashuri angahe? Ikibazo njya nyisubiza ko hari byinshi cyane byakabaye bituma umuntu avuga iyo mpamvu, ariko ntabwo umuntu yakabaye ayisobanura kuko ubuzima ni burebure. Ariko anganira gatoya, ntabwo nakwanga kwitaba telefone. Ushaka ryari? Gatanu wa ryari? Musibejo. Ushaka uzajya hehe? Ikintu hari ubona hagana hera.
ushaka imyanya ingahe? Kuvanga imodoka dufite ni Kia Sorento, tuyikodesha 65 mu ntara. Muri Kigali tuyitangira 5,500, igatanga na kose 50. Oya, ni Kia Sorento gusa y'imyanya 7. Yego. Kia Sorento kandi bari imodoka nziza, zino z'amajipe ndende. Vewite turayifite ariko nayo 130. Ariko 130 aba yinywereye. Yatinywere ni 170. Hoya mu ntara ni kure hawe ntabwo 170 twafata twamunywereye. Vewite nibura kuva ahangaha ugerayo, kuri Vewite nibura ashobora nko kunywa nka 70 gutyo 80. Excel ntabwo nuvuga ngo imodoka z'iki gihe umuntu mbere yarabikoraga, ariko ubu ngubu ntabwo umuntu akibikora, kubera ko umuntu hari igihe ayikugarura rero wayiparika ugasanga buri muntu wese uje niyo ashaka kugendamo, ugasanga wowe rero urahomba. Rero ukavuga ati n'ubundi ubwo nzajya nihereza umuntu agenda yishyiriremo iyo yikurikije urugendo afite. Nta kibazo, nyandikira kuri WhatsApp, nta rindi ahita nzikohereza. twebwe rero ntabwo umuntu aba akora business imwe gusa, aba akora n'izindi business. Uyu ni umukiriya wari umpamagaye ambwira ngo akeneye imodoka nziza yo gukodesha. Rero twebwe tuba dufite buriya n'imodoka nziza z'ama VIP. Umuntu ukeneye imodoka muri Kigali cyangwa se ukaba ukeneye imodoka mu ntara, uba ugomba kumuhamagara ukambwira ngo Kiwi Rwanda nkeneye imodoka nziza cyane yo gukodesha, yaba Kia Sorento cyangwa se imodoka za Prius cyangwa se imodoka z'amaveti, amatexel. Izo modoka uba ugomba kuzibariza muri kampani wacu. Ni hano muri Kigali. Abadiaspora bo barabimenye, abanyarwanda natwe nzi ko bamwe babizi ko udakodesheje imodoka z'iwacu nta hantu ushobora gukura imodoka. Zero, imodoka z'iwacu ziba zikiri nshyashya mu nshalame. Dero guys, ndagira ngo bakire ngo mujye mukora subscribe kuri ino channel, mujye mutwereka urukundo rwinshi cyane kandi mutwereke ko mudushyigikiye, kuko ibintu dukora ntabwo ari ibintu byizana, ni ibintu bidusaba imbaraga nyinshi cyane, bidusaba gukora cyane kabisa. Ubwo rero hatabayeho urukundo rwanyu natwe bishobora kutunanira, ariko nimukomeza kutwereka ko mudukunda, mugakomeza kutwereka urukundo, nzi yuko natwe bizadufasha kugira aho tugera. Murakoze cyane, ndabakunda, muri inkoramutima z'abanyarwanda, kandi namwe abanyarwanda bacu turabakunda cyane ubwacu, kuko nimwe mutuma nanone natwe tukomeza gukora cyane, kuko
buriya aba diaspora bo batweretse ko badukunda, ariko abanyarwanda mwe nimutwereke ko mudukunze nta kintu byatumarira. Buriya udakunzwe iwanyu no hanze bakagukunda, nkeka ko yenda hari icyo byakumarira, kuko bashobora yenda kugutumira ukajya mu mashuri yabo, ariko burya ngijya kurishihera ku rugo. Yenda mu Rwanda wawe 50, ariko hanze yenda baba 100 nta kibazo, ariko nawe 50 iwanyu bafite ni byiza cyane. Ngayo nguko rero mu by'ukuri rero ukuntu umuntu aba ashaka kwiganira n'abantu biwe. Nanjye uyu munsi niyo mpamvu nanjye nifuje kuganira n'abantu banjye kugira ngo mbamare impaka, ariko nzi ko impaka zashize. Ibindi mureke tuzahurire muri komante, muri goma muzatere ku komenti, mwaza mumbwire ngo kiwi nibyo koko waduhaye amateka menshi, wadusangije uko wageze muri industry ya sinema, ariko hari ibyo utatubwiye ntabwo ubivuze nk'uko bikwiye. Ni ukuvuga ngo ntabwo impamvu ntabivuze byose ngo mvuge ibintu byinshi cyane, ndagira ngo mbanze menye ngo ese ubundi ntabwo ndi kubahatira ibyo mudashaka, ariko nimunyereka ko mubishaka nzi yuko nanjye ntazabatenguha, nzabavira imuzi n'imuzingo, nindangiza mbakubita umuzingo munini cyane mbahereza ibyo mushaka, kuko ni ibyanyu. Ntabwo nakora ibintu ngo nindangiza mbyiyumvire njyewe ubwanjye, ahubwo ngiye nkora ibintu kugira ngo namwe mubyumve, nimurangiza kandi munadugire gute, munadusapotinge. Rero ndabakunda cyane kandi n'ubundi kandi nzakomeza kubakunda cyane. Murakoze cyane rero, caho caho. Ikiganiro nakagaruka ni Kibi Rwanda Africa rimwe niho ugomba kujya, ariko mbibutsa gukora subscribe. Hari abantu mutanazi no gukora subscribe by the way. Umuntu usanga yumva ko gukanda rimwe wakomfirimye, ariko buriya ukanzeho rimwe ukongera ugakandaho bwa kabiri, ari ikintu uba ukoze nuko uba komfirimye yuko video yose izajya isohoka uzajya unayibona kandi ukayibonera ku gihe. Twebwe twaprodinga buri munsi, rero nabikurikize gutyo. Ufate channel YouTube yacu wandike Kibi Rwanda Africa rimwe, nimara kuza ubwo kwanza mbere yuko ndi kubivuga, ariko mbabizi ko muri kwibonera n'undi kuri channel yanjye, ahubwo icyo usigaje ni ugupyondaho, ugapyondaho, wamara gupyondaho rimwe kongera kabiri, aho ngaho konfirimye ko video nidusohora izajya kugeraho kwa 5. Turakunda rero, mukomeze mudukunde. Abasunika agafanta mukomeze mugasunike katugereho kugira ngo tubone imyuka yo gukora. Ntabwo wakora ikiganiro utariye, nta nubwo wakora ikiganiro utanyweye, byose bisaba mu kunywa, sibyo? Rero turabakunda cyane, kandi muzadutume naho mushaka kudutuma tuzabagererayo. Nzi ko turi muri babandi badatindana ubutumwa bw'ahantu mu batumwe. Nababwiye ko nzabatembereza iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko ntiturabigeraho kuko turacyashaka ubushobozi, turacyashaka aho tugomba kubatembereza hagiye hatandukanye. Nzi yuko mu minsi mike igiye kuza turaza kubasho mushonje mwishowe, niko nabyita. Rero murakoze. Naho umuhungu wanyu ntabwo ari ngombwa kongera kubisubiramo ngo nongere nivuge. Turacyafite urugamba runini cyane no kubereka ko dushoboye, ariko mu by'ukuri ndabizi ko mwamaze kubibona ko turashoboye. Ibyo dukora ni ibintu biturimo, ntabwo ari ibintu dushakisha, nta nubwo ari ibintu duhendahenda. Rero abantu mwakurikiranye n'industry ya sinema, mwarakoze cyane kugomeza kutwereka ko muturi inyuma, kugomeza kutwereka ko mudukunda cyane, natwe turabakunda muri nkoramutima z'abanyarwanda zacu. Murakoze. Ikiganiro nakagaruka. Caho caho. Ni Kibi Rwanda Africa rimwe
one. Tambere mana we, tambere mana ma, tambere mana yo, tambere mana we, tambere mana sha, tambere mana yo, tambere mana yo.